iyi si irarabije isabira umwuka wera gusa aba ari ukuyobora. Iyi si yuzuye ubugome gusa, yuzuye ibyaha, yuzuye umuruho n'amahane, yuzuye gupfusha, ariko isabira umwuka wera agukomeze. Uyu mubiri twambaye wigukanga, wigutera ubwoba, uzavaho ushireho, umeze nk'uburabyo bukokoka bukibagirana, ariko umwuka wera yari muri wowe ntabwo apfa, ntabwo asaza, ntabwo acuyuka, ntabwo ahindagurika. Haleluya! Umwuka wera ni umufasha buri muntu wese yasigiwe. Kuki wowe uri kuruha kandi hari umufasha? Abantu rero bamaze gushyigikira icyaha, bamwe bashyigikira ikinyoma, ngo nta kundi byagenda, ngo umuntu agomba kwirwana. None se urirwanaho, n'ubundi uyu mubiri twambaye tuzawusiga. Nge nakugira inama ko wakorera Imana bigishoboka. Nakugira inama ko niba uri no mu kazi kawe wakiranuka, ukaba umunyakuri, ukarwanya Satani, ukarwanya ikinyoma. Nanakugira inama yuko nubona uri no kugeragezwa, iringira Imana, uyu mubiri ntituzawugumamo. Ese nshuti zanjye, iyo mubona abakomeye bagira gutya bagapfa, ab'imbata bagapfa, ab'umudendezo, kandi nta muntu n'umwe ushobora guhagarika urupfu, kabone n'ubwo yaba afite ibya mirenge, ubwo se wowe ubona iyi si iherezo ari irihe? Ubona ari irihe? Iherezo rero rya byose riri bugufi, nuko mugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Ngo kandi mu ruhande rwanyu niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro, kandi niba bidashoboka kuko ushobora kugerageza kubanira abantu bo ntibakubanire, wowe bana n'Imana karamata n'abantu bakunde, ibindi ubyihorere, Yesu azabisobanura naza. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu ukageza i Yudaya no ku mpera y'isi. I Yerusalemu ni hehe? Ni mu rugo. Hera mu rugo iwanyu, hera ku mugabo wawe, hera ku mugore wawe, mwerera imbuto, hera mu baturanyi, hera nyine Yerusalemu naho hafi muri famiye yawe. Reka kujya guhera muri rubanda, hera aho ngaho nyine, hera aho ngaho, bakuvugiriza induru, baguseke, bakubone kuri umusazi, ariko wowe ibyo Imana yaguhamagariye uba uri kubikora. Aramuhura TV, Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Nongeye kubasuhuza nshuti bene data aho muri hose, Imana ibaha umugisha. Ndabashimira ko mukurikira Arabohora TV, bashimira ku bwa comment n'ukuntu mukomeje kutugaragariza ko mushyigikiye ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Tumaze kumenyerana, kubambonye bwa mbere nitwa Betty, ndi umukozi w'Imana muri ADPR i Remera, ndi mwarimu. Hanyuma icyo nirata gusa ni ubutumwa bwiza, nuko Yesu yambabariye akampa agakiza. Tuganire rero ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice 2. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Tuganire ku mwuka wera. Umwuka wera, iyo wumva umwuka wera ubyumva uti? Yesu yadusigiye isezerano, aratubwira ati ndagiye, ariko nubwo mubona ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo aho nzaba abe ariho namwe muzaba. Arababwira ati mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Iri jambo rero ni isezerano ryacu. Umwuka wera ni isezerano. Nta muntu n'umwe ushobora kukuzuza umwuka wera, ariko Yesu yakuzuza umwuka wera. Ese umaze igihe usaba Imana ngo iguhe umwuka wera? Ese waba waramenye umwuka wera icyo ari cyo? Hari ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya ibice byaho 5, umurongo wa 19. Haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, gusenga ibishushanyo, iby'isoni nke n'ibindi. Harimo amagambo menshi: kuroga, ishyari,
kwica ibintu nk'ibyo. Yakomeje ababwira ati mwirinde iyo mirimo ya kamere, kuko abakora ibyo kamere irarikira abo ngabo ni ab'isi, abo ngabo ntabwo bafite umwuka wera. Ahita anababwira imbuto z'umwuka ku murongo wa 22 muri ibyo bice 5 by'Abagalatiya. Arababwira ati ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ingeso nziza, ni ukwihangana. Aranakomeza arababwira ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Yararimo ababwira ati nimuyoborwe n'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ni isezerano yari yarabahaye. Arababwira ati kugira ngo umuntu yuzure umwuka wera nuko abanza kwihana. Kugira ngo umuntu yuzure umwuka wera nuko abanza kugirana ubumwe na Kristo. Nta muntu n'umwe wabatizwa mu mazi menshi pe, ariko ntabwo bivuze ko waba wuzuye umwuka wera. Kandi Bibiliya ikavuga ngo umwuka wera niwe uzadutumbagiza, niwe uzatujyana mu ijuru. Ngo umwuka wera ajya tunihira iminiho myinshi, ajya dusabira ku Mana, ajya yenda ngo ku bya data akabiduha, ajya tumenera no ku mabanga y'ibiri mu ijuru. Uwo ni umwuka wera, ni umufasha. Ajya areba ikibazo urimo gikomeye akaguha imbaraga zo kugicamo kubw'umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Imana idushoboze, nawe Imana igushoboze kuba umugabo wo guhamya Yesu. Ntabwo yigeze mutanga irobanuye ku butoni. Uko wamusaba, hari abantu benshi bakunda kwibaza ngo kubera iki we atavuga mu rurimi rushya. Ushobora kuba utaravuga mu ndimi nshya, ariko ntibivuga ko udafite umwuka wera. Igihe wumva wirinda icyaha, rya jwi rikubwira ngo wijya kwiba, wijya gukora icyaha runaka icyo ari cyo cyose, iryo ni ijwi ry'umwuka wera. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Imana itugirire neza. Ntago bikwiriye ko umuntu yareka kuzura umwuka wera kandi ari isezerano. Saba Imana umwuka wera. Hari n'abawusengeye imyaka myinshi akavuga ati ariko ko nawusengeye kuki ntegereza umwuka wera nazi. Humura zaza, ni igikorwa cy'umwuka wera wenyine. Kandi Imana iguha umwuka wera bitewe n'ibintu ugiye kuzanyuramo. Hari igihe Imana ireba ikabona imbere yawe hari urugamba rukomeye, igahitamo kukuzuza umwuka wera kugira ngo uzashobore gutsinda urwo rugamba. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Muzaba abagabo bo kumpamya. Imana iguhindurira izina, ikugire umugabo wo guhamya Kristo. Imana ibaho umugisha. Iyo wakiriye umwuka wera uba wakiriye amahoro. Iyo wakiriye umwuka wera uba wakiriye Imana. Iyo wakiriye umwuka wera ubasha kuruhuka, ubasha guhumurizwa, ubasha kumva utuje muri wowe. Ndetse isi n'ibihendo byayo ntabwo bigutera ubwoba, ntabwo bigukanga, ahubwo utumbira Yesu, utumbira ijambo yakubwiye, utumbira icyo umwuka yavuganye nawe. Abantu benshi bajya bavugana n'Imana, ariko hari n'abandi bibeshya ko bavuganye n'Imana kandi batavuganye nayo. Ni gute wamenya ko ari Imana mwavuganye? Ikimenyetso cy'uko uri umukiranutsi ni uko ukiranuka. Ikimenyetso cy'uko wavuganye n'Imana ni uko nyine yavuganye nawe. Ikimenyetso cy'uko ukijijwe ni uko nyine uwera imbuto ukijijwe. Ikimenyetso cy'uko uzajya mu ijuru ni uko uzajya mu ijuru. Imana ibaho umugisha. Buri kintu cyose mu isi gifite igihe cyategekewe. Jya ubwira ikikugerageza uti wakigerageza we, hari igihe wategekewe uzava imbere yanjye. Ndetse Satani ntazagutera ubwoba na hato. Dufite umwami Yesu wanesheje, kandi yaravuze ngo ngiye kubategurira ahanyu, tuzajya mu ijuru bene data. Imana igisarura abantu, kumva runaka yacyuwe yatashye, abantu bakarira, abantu bakagira gute. Nibyo urupfu rurababaza, ariko hari igihe Yesu Kristo azabwira urupfu ngo warupfuwe, kunesha kwawe kuri hehe? Waruboriwe, kunesha kwawe kuri hehe?
imbere, urupfu rugakurwaho ubutazongera kubaho. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbashishikarize kuzura umwuka wera, kandi umwuka wera agereranywa n'amazi. Amazi ashobora gutuma uhembuka. Umwuka wera agereranywa n'umuriro. Umwuka wera ni ukuvuga ngo iyo wuzuye umwuka wera uba ufite umuriro wa Pentekote, uba ufite umuriro wa mwuka wera. Hari ukuntu wumva ufite ububyutse, hari ukuntu wumva ushaka gukora imirimo myiza, hari ukuntu wumva warara usenga, hari ukuntu wumva mu gicuku ubyuka ugasenga, hari ukuntu abantu baguca intege ukumva ntucika intege. Uwo ni umwuka wera, uwo ni umuriro. Umwuka wera agereranywa n'umuriro. Imana iduhana umugisha. Ngo kandi abafite uwo mwuka wera ngo bariho n'ikimenyetso, ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso n'icy'amaraso namennye ku musaraba. Ngo bafite ubayobora ni umwuka nabasigiye. Ngo hahirwa uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ibaho umugisha cyane. Iyi si irarabije isabira umwuka wera gusa aba ari ukuyobora. Iyi si yuzuye ubugome gusa, yuzuye ibyaha, yuzuye umuruho n'amahane, yuzuye gupfusha, ariko isabira umwuka wera agukomeze. Uyu mubiri twambaye wigukanga, wigutera ubwoba, uzavaho ushireho. Umeze nk'uburabyo bukokoka bukibagirana, ariko umwuka wera iyo ari muri wowe ntabwo apfa, ntabwo asaza, ntabwo acuyuka, ntabwo ahindagurika. Haleluya. Umwuka wera ni umufasha buri muntu wese yasigiwe. Kuki wowe uri kuruha kandi hari umufasha? Ngo umwuka wera azajya yigwatiriza. Ubundi binabaye ngombwa wanagenda ukavuga uti ni mumpe ingwate muri banki, ni mumpe loan, mfite umwuka wera, kuko Yesu ngo yishyuye byose ku musaraba. Ubu rero hari uwahita avuga ati aha njye kwaka ideni muri banki, umwuka wera azishyura. Ntibari guha uzagende. Ikibazo nuko batazariguha. Nyine abantu barabivanze. Ariko niba wumva ufite kwizera, genda ujye kwa manager umbwira uti ngiye mfite ingwate y'umwuka wera, ni mumpe loan. Nubusanga n'abayoborwa n'umwuka azariguha. Ubwo umwuka yishyure cyangwa we yishyure. Ibi ntibiri muri Bibiliya, nabaganiraga gusa kuko nababwiraga ko umwuka wera ari ingwate, arigwatiriza ku bwacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wigwatirize ku mugaragu wawe yuko uzamugirira neza. Yadusigiye umwuka wera nk'ingwate. Mu gihe Yesu ataraza dufite umwuka wera. Ubundi se ntimuzi ko intumwa zari zuzuye umwuka wera? Ntimuzi ko zasangiraga ibyazo? Ariko kandi nubwo zabisangiraga, havuyemo undi mugabo nawe ngo yitwa ngo Ananiya, nawe nyine abizanamo umubiri nyine nkuko nabwiraga tugiye kwa manager ndashaka kuguha iryo deni cyangwa ntariguhe. Nawe aravuga ati ariko ibi bintu si ukubura ubwenge kweri? Ati nimumbwire, ati mfate ibiguzi by'isambu byose ngende mbibahe. Baba we aravuga atoya, atereka mbashyire makeya. Umwuka wera rero yari yabibonye, kuko bari barasezeranye bose ko bazajya bazana bagasangirira hamwe, kuko bari buzuye umwuka wera, bari bahuje, wari umuco wabo. Ananiya na Safira rero bigira inama, hanyuma ngo bageze imbere y'umukozi w'Imana ati nibi biguzi wagurishije isamba? Ati nibyo. Ahita yikubita hasi. Kera umwuka w'Imana ntiyabeshywaga, aba arapfuye. Haba haje n'umugore. Umugore nawe rero araza ati nibi biguzi mwagurishije isambu? Ati nibi ngibi rwose, nibi ngibi, naya ngaya, naya mafaranga. Petero aramubwira ati dore ibirenge byo bamaze gutwara umugabo wawe, bavuye aha bagiye kugaruka nawe bagutware. Ubitewe n'iki kubeshya umwuka w'Imana? Utaratanga aya mafaranga ntiyari ayawe? Iyo uhitamo ukavuga uti ngiye sinzayatanga, byari bigutwaye iki kuruta uko wabeshya? Abantu benshi barabeshya kandi mu bintu bitari ngombwa. Ugasanga umuntu aravuze ngo ngewe ngo ndahana, ukabeshya pe. Ese ubwo urabeshyera iki? Ese ubwo uhise uva mu mubiri? Ese ubwo urimbutse? Reka kubeshya. Abantu rero bamaze gushyigikira icyaha, bamwe bashyigikira ikinyoma, ngo nta kundi byagenda, ngo umuntu agomba kwirwana. None se urirwanaho? N'ubundi uyu mubiri twambaye tuzawusiga. Nge nakugira inama ko wakorera Imana bigishoboka. Nakugira inama ko niba uri no mu kazi kawe wakiranuka ukaba umunyamahanga.
nyakuri, ukarwanya satani, ukarwanya ikinyoma. Nanakugira inama yuko nubona uri no kugeragezwa, iringira Imana, uyu mubiri ntituzawugumamo. Ese nshuti zanjye, iyo mubona abakomeye bagira gutya bagapfa, ab'imbata bagapfa, ab'umudendezo, kandi nta muntu n'umwe ushobora guhagarika urupfu, kabone n'ubwo yaba afite ibya mirenge, ubwo se wowe ubona iyi si iherezo ari irihe? Ubona ari irihe? Iherezo rero rya byose riri bugufi, nuko mugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Ngo kandi mu ruhande rwanyu niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro, kandi niba bidashoboka, kuko ushobora kugerageza kubanira abantu bo ntibakubanire, wowe bana n'Imana karamata n'abantu bakunde, ibindi ubyihorere, Yesu azabisobanura naza. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu ukageza i Yudaya no ku mpera y'isi. I Yerusalemu ni hehe? Ni mu rugo. Hera mu rugo iwanyu, hera ku mugabo wawe, hera ku mugore wawe, mwerera imbuto, hera mu baturanyi, hera nyine Yerusalemu naho hafi muri famiye yawe. Reka kujya guhera muri rubanda, hera aho ngaho nyine, hera aho ngaho, bakuvugiriza induru, baguseke, bakubone kuri umusazi, ariko wowe ibyo Imana yaguhamagariye uba uri kubikora. Hanyuma rero Yudeya, jya no mu itorero, jya n'ahandi, ngo uzabone no kujya no ku mpera y'isi n'ahandi hose, ugende ubwirize ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakebuke, Imana ibahe iby'imitima yanyu ishaka, kandi Imana ibuzuza umwuka wera. Soza ntimugatera agahinda umwuka wera. Mbibutse ko icyaha kitababarirwa ngo ari ugutuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera ni gute? Ese ni gute umuntu atuka umwuka wera? Bibiliya iravuga ngo mbese dukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage? Bibiliya ikavuga ngo ntibikabe. Ese twemere tureke kuvuga ukuri kugira ngo mudukunde? Oya, ntibikabe. Gukundwa bitangwa n'Imana, kandi igikundiro cyuzuye ni ukuba ubana na Kristo neza, ni ukuba utabangamiye bagenzi bawe, ni ukuba uharanira amahoro, ukayaharanira kandi ukayabona. Imana ibaha umugisha, Imana iduhe kamere y'umwuka ibe muri twebwe, yimure kamere y'icyaha, yimike kamere y'umwuka. Dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi irasobanutse, iravugwa muri Bibiliya. Ese wowe ukora imirimo y'Imana? Ese ukora imirimo ya kamere? Ese wuzuye umwuka wera? Ese niba uvuga indimi z'umwuka wera ukora n'ibyaha, mu by'ukuri ubwo ibyo bintu urumva bihura? Niba koko wuzuye umwuka wera, irinda ibyaha, kuko umwuka wera waba warakiriye utagufasha kwirinda ibyaha, sinumva uwo mwuka uwo ari wo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, dusengeye bene data bumvise iri jambo, ubahe umugisha, ubasure. Abafite ibyifuzo bitandukanye, Mana ubisubize, kandi nanjye uvugira ijambo ryawe ukomeze unyambike imbaraga. Nanjye ungirire neza, kandi ubutumwa bwawe buzakwira isi yose, kandi uzajya ufasha n'umuryango wanjye, uwo mvukamo, abana banjye, umutware wanjye, uwo nashatsemo, inshuti zanjye, abasabiye umugisha, abampesheje umugisha, abo bose mbasabiye umugisha, kandi abita ku mfubyi n'abapfakazi nabo baha umugisha. Mwami, ufashe itorero ryawe, urihe amaso y'umwuka mu gihe nk'iki ngiki. Ndagushimiye kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.